Shalom shuti uteze amatwi iki kiganiro. Twongeye kunezezwa n'Imana mu mitima yacu, kongera kubabona no gusanga muri bazima. Murindiriye iki kiganiro. Turabwo ku iki kiganiro cyitwa Cyabugufi Broadcast Mission. Kandi kiganiro ushobora kukibona uciye no kuri YouTube channel cyangwa se kuri page ya Facebook aho wandika Messiah Gospel agakunika biramye Door of Salvation Ministries, aho ngo ushobora kuhajya ugahita ko ubona ibiganiro byacu, cyangwa se ukajya no kuri YouTube aho wandika Cyabugufi Broadcast wita kubona ibyo biganiro, utiwe wandika ya magambo yose ariko wanditse Cyabugufi Broadcast wita ubona ibiganiro. Turashimira rero abantu bari muri groupe urugirwa gakiza kugira ngo Imana ibagire neza ibaho umugisha, kandi turashimira n'abari muri Cyabugufi Prayers Group, abo nabo Imana ibaho umugisha kuko nabo baradusengera. Ndiho Imana isumba byose ibaho umugisha kandi ibambike imbaraga. Ngiye kugeza kiganiro nitwa Pastor Christophe ubabakurikiza. Turanezerewe rero cyane kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko nanone ijambo ry'Imana tubabwira neza yuko muri gice cya mbere turavuga imirongo imwe yari yasigaye ku rwandiko rwari rwandikiwe marayika wari uyoboye itorero ry'Itowatira. Turasoma rero duhere ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29 n'igitabo cy'ibyashuro Yohana igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Ariko mwebwe abasigaye b'Itowatira batakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, ariko bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza kumeruka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose, azaragiza inkoni y'icyuma nkaho ari inzabya zibumba, ayamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Imana cushimwe cyane. Twavuze yuko aba bantu b'Itowatira cyangwa se iri torero ry'Itowatira marayika waryo yarandikiwe, ariko abwirwa neza yuko hari ikintu yirengagije, kuko yemereye wa muhanuzikazi akigisha imbata z'Imana akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye inonorano. Nuvuga ngo uyu mumarayika cyangwa se uyu mupasitoro yari yahawe umwanya mwiza wo gukora umurimo w'Imana, ariko nubwo yabigenzaga neza hari ibyo yaretse, hari ahantu yateshutse. Niho mpamvu Yesu yanditse amutumaho kugira ngo agenda mukebure, kugira ngo ye gutuma abantu b'Imana barya ibidakwiriye, kubera ko abakozi cyangwa se uyu mukozi yabereye maso ubusa. Ariko noneho hepfo avuga ngo nyine mwebwe abasigaye, hari abantu b'Itowatira batari bumvise izo nyigisho z'ibinyoma, kuko uyu muhanuzikazi yari yarinjiye atanga izi nyigisho, ariko no aba bantu banga kubyumva, banga kubikurikiza. Baravuga ati twebwe dukwiriye kwemera ubu bwiru cyangwa se ibimuvuga bitari by'ukuri, ahubwo ari ibya Satani, ibi turabyanze. Hanyuma rero kwa kuvyanga kwabo byatumye Uwiteka cyangwa se Yesu avuga ati nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu nguyu, kuko mwakoze ibyiza nuko mukomeza ibyo mufite mukageza igihe nzazira. Kuvuga ngo ukuri mwahawe mugukomeze kugeza igihe Yesu azagarukira. Kandi uwitondera cyangwa se unesha akitondera ibya Yesu, akitondera iby'Imana akageza kumeruka, hari ibihembo azahabwa. Nuko azahabwa ubutware bwo gutwara amahanga yose, kandi azaragiza inkoni y'icyuma. Nukuvuga ngo azaragiza ubutware bukomeye, ubutware bufite imbaraga bushobora kuzasenya y'amahanga, nk'uko inzabya zibumba cyangwa se inkono zibumba zimenagurwa. Nukuvuga ngo zimenagurwa n'ikintu cy'ubusa. Ngo kandi nzamuha inyenyeri, nzamuha urumuri rumumurikira mu ruturuturu cyangwa se ahandi hatabona, kugira ngo azabashe kugendera mu mucyo, yoye kugendera ahantu h'umwijima. Nukuvuga ngo azagira umugisha kubera ko yakurikiye kandi akanga kwifatanya
n'uyu muhanuzi kazi. Niyo mpamvu umuntu wese utemera inyigisho ziyobya uwo nguwo akazireka akazihakana, uwo azahabwa ubugingo, uwo nguwo azahabwa ibihembo. Niyo mpamvu udakwiriye kwemera inyigisho zose tuyobya, ahubwo tukaba amaso tugaharanira kugira ngo twemere ukuri, kandi ukuri kurahari. ni ugusoma ibyanditswe byera tukumva icyo bishaka kuvuga. Kirazira rero ko twemerera yuko abantu batuzanamo inyigisho z'ibinyoma tuzitaho, ahubwo turakwiriye kuzireka, kubera ko Imana hari ikizaduhembera, kuko twihanganiye kurwanywa cyangwa se guhigwa n'abo ngabo bafite inyigisho mbi. Murabe maso rero ibyo byose kugira ngo bitahure cyangwa bimenye, nuko usabwa gusenga no guhamagara umwuka wera w'Imana akaza agatura muri wowe. Imana yacu igabwa icyubahiro. Imana yacu nishimwe kandi yahabwa icyubahiro ibihe n'ibihe. Amen. Tugarutse mu gice cya kabiri cya kino kiganiro rero, nk'uko dusanzwe tubigenza muri kino kiganiro cyacu. Iki kiganiro gitambuka kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ndagira ngo rero tusome nanone kuri za nzandiko, n'ubundi tugeze ku rwandiko rwandikiwe abisarudi. Turababwira yuko rero nabamananiye amatora 7 kandi yari afite abapastoro 7 cyangwa se abamarika 7. Reka rero dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko icyama inshuti uteze amatwi iki kiganiro, ibi bintu byahawe aba bamarayika cyangwa se amagambo yabahawe, natwe agira icyo atumarira. Kandi na Yohana wayanditse, icyazama umunsi tuzagera mu ijuru, mwebwe bateze amatwi iki kiganiro kimwe n'abandi bose bazagana ijuru, uzatanga kubona Yohana azamunyeke tumuhobere, kuko yakoze ibyo Imana yamushakagaho. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma ibyahishuwe Yohana, ibyahishuwe igice cyaho cya 3 umurongo wawo wa mbere tugeza ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Urwandiko rwandikiwe abisarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta murimo mwakoze utunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo. Nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina ryanjye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika n'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Uyu mumarayika atandukanye, cyangwa se uyu mumarayika wari uyoboye itorero cy'isarudi atandukanye n'abamarayika bayoboye ya matorero twabanje, kuko we yahamagawe n'Imana guhagararira umurimo, ariko hari ibyo yirengagije, kuko yageze mu itorero ahageze aridamarira, ari ku by'umurimo w'Imana arirandarika, ntiyashyigikira umurimo. Hanyuma noneho amera nka babandi yagiye gusanga. Ariko birashoboka ko abantu b'isarudi harimo abantu bigeze bamenya ukuri, ntibahutazwa n'uyu mukozi cyangwa n'uyu mumarayika waruje adafite imbaraga. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo rero mu itorero urashobora kuba wabona umupastor, ukabona umuyobozi akaza imbere yawe, ariko ntabwo bikwiriye yuko uragendera cyane kubyo kuyoboramo bitagana inzira y'ijuru, ahubwo urakwiriye kuvuga uti, niba ari nk'uko bigenze hakaba haje uyu mukozi akaba atazi inzira y'ijuru, ngewe ndakomeza icyo nahawe kugira ngo nzambikwe ikamba ry'ubugingo. Aba bantu b'isarudi nabo harimo abantu bakiriye inyigisho nziza barazigumana, banga gukomeza kujya mu nyigisho mbi, cyangwa se banga kujya mu kikundi cyangwa mu buryo bumwe uyu mumarayika w'itorero ry'isarudi yarajemo. Hanyuma ngo ariko
ngo uyu mumarayika ato abwirwa ijambo rikomeye yuko agaragara nk'uriwe ariko atariho, mu yandi magambo ameze nk'uwapfuye, yarapfuye mu buryo bw'umwuka, yarapfuye mu buryo bw'umutima. Hari igihe hari abantu ubona bahagaze ariko mu buryo bw'amwe mu mwuka wera, ugasanga uwo muntu yarapfuye kuko adafite ijambo, adafite Imana. Nicyo gituma bavuga ngo uwo muntu yarapfuye, ntabwo ariho. Ni ukuvuga ngo yapfuye mu buryo bw'umwuka wera, ntabwo ariho mu buryo bwa roho, ahubwo ariho mu bundi buryo bw'umubiri, ariko muri roho ntabwo ameze neza. Hari abantu usanga inyuma rwose ukabona ni sawa, ariko imbere ugasanga mu by'ukuri ubumuntu bwamushyizemo, nta imanizime afite. Uwo muntu rero udafite imanizime, udari n'umukristo, uwo nguwo byanga bikunda aba yarapfuye cyangwa se yaramaze gupfa. Hanyuma ngo ariko kubera yuko utigeze windukira, nzagutungura nze nk'umujura. Ni ukuvuga ngo Yesu azaza mu buryo butunguranye. Niyo mpamvu abantu bose bakwiriye kwitegura. Niyo mumarayika yabwirwaga ngo yitegure, ahinduke, ave mu byaha, ave mu bibi, kugira ngo atazatungurwa agasangwa ari mu mudamararo w'ibyaha. Hari umudamararo abantu bicayemo, hari umudamararo w'ibyaha, hari umudamararo wo kwinezeza, hari umudamararo wo guta umurimo w'Imana, hari umudamararo wo gusebya umurimo w'Imana, hari umudamararo wo kutita ku cy'Imana guhamagariye. Mwene uwo mudamararo urakwiriye kureka, kuko hari igihe uzatungurwa, hari igihe wicara kuvuga ngo harifite igihe, ariko nta gihe ufite, kuko utazi uko ejo buzaca bimeze. Burya umuntu wese agena uburyo ari buryame, ariko ntagena uburyo ari burote. Niyo mpamvu rero urakwiriye kwitegura cyane, ukaba maso, kugira ngo utazatungurwa uri mu byaha, ahubwo Yesu akazasanga umwiteguye. Ngo kandi uwo muntu unesha, uwo ngo azambikwa ikamba ry'ubugingo. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi ntabwo Imana izahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kuko uwo ngo yanesheje, uwo ngo yabaye maso, uwo ngo yakomeje umurimo, uwo ngo yawubereye maso awitaho, uwo ngo ntabwo izina ry'Imana cyangwa se izina rye Imana izarihanagura na hato mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo rero dukorere Imana kugira ngo amazina yacu atazasibama. Reka rero nshuti yoteze amatwi iki kiganiro, wumve neza yuko Uwiteka Imana aragushaka, kandi akeneye yuko uca bugufi, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro kandi rigashyirwa hejuru. Nshuti rero yoteze amatwi iki kiganiro, ndakubwira ko tugiye kugisubiriza ngaha, tuzajya gusubira ku munsi wo kwa gatatu ndiho abishatse, kandi tuzakomeza kuryoherwa n'uru rwandiko kandi ese ni kimwe n'izindi nzandiko zikurikiyeho. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom.